Mu bagore bakora imirimo isanzwe itamenyerewe gukorwa nabo basobanura ko buhoro buhoro imyumvire kubirebana nuko hari imyuga igenewe igice runaka cy'abantu igenda ihinduka n'ibindi ngo bitanga icyizere ndetse bikazana n'impinduka ziganisha abagore mu iterambere. Reka tubibaze Jean-Claude Mutuyezu. Ni mu nzira yerekeza ahari ikirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro mu murenge wa Rukomo w'akarere ka Kamonyi. Mukanyirigira Daria usanzwe afite akazi muri iki kirombe ajya kutwereka aho imirimo nyirizina y'ubucukuzi ikorerwa. Kugera kuri iki kirombe wasanga abakozi bari mu kazi kanyuranye, gusa abagore si benshi kuko mu bakozi 114 bafite akazi 15 gusa ni abagore. Gusa biboneka ko bashishikajwe no gukora cyane ngo babone amafaranga bacyura ku munsi, ndetse bamwe bari no mu mirimo y'ingufu isanzwe ikorwa n'abagabo kandi ngo batewe ishema nuko iyi mirimo ibabeshejeho n'imiryango yabo. Natwe nyine tuba tugomba gukora tukareba ko nyine twakwiteza imbere, se nta mugore ukitinya. Ni imyumvire yahindutse kandi no kuba nyine tubasha kubona abo dukorera. Bisaba kumenya gukora no kugira imbaraga zo kubikora. Umuntu abaje gukorera hano kugira ngo abone imibereho, tubara ku munsi cyangwa ku kwezi, undi duhembwa n'ibi tuba twakoze. Wahageze cyane mu gitondo saa 12 byagenze neza, dushobora gukora nk'ibyo biro 4 cyangwa se 5 gutyo. Uyu muhate n'ubushake abagore bari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bagaragaza ni ikimenyetso cy'uko imyumvire ko ari imirimo igenewe byanze bikunze icyiciro runaka cy'abantu igenda ihinduka, kuko abagore barushaho kugaragara mu mirimo itandukanye badasanzwe bamenyerewemo. Munezero Clemence ni umugore ushinzwe imirimo ya tekiniki ku rugomero rw'amashanyarazi rwa Kigasa mu karere ka Musanze. Habari pane ikavamo, nanjye nongera mfata imashini nkayisubiza ku muyoboro ka generating. Abantu boyo bibona babona ko cyane nk'igitsina gore bakumva se abigiyemo gute, se buriya azabishobora, ariko navuga ko natwe dushoboye nk'abandi kuko ntekereza ko natangiranye n'abagabo benshi, ariko hari nabo twatangiranye tutagikorana kubera ko wenda batitwaye neza mu kazi, ariko jewe niba ari akazi ngakora uko kagomba. Bamwe mu bagore babashije kugira intambwe batera harimo no gushinga ibigo bikora ubucuruzi n'ishoramari cyangwa kubiyobora, bavuga ko uko imyaka ishira ari nako barushaho kwitinyuka nubwo hari bimwe bikibazitira birimo kubona amafaranga abafasha mu bikorwa byabo. Nginjiramo iby'ubucukuzi nta bagore barimo, ariko uko iminsi igenda izabagenda baza. Iyo ugiye kugikwa usanga hariho abagore nka 6-10. Usanga umugore ari guhereza musaza we, ugasanga se umugore afite umwiko ari ku gipande. Icyo ngicyo nicyo kikugaragariza ko abagore mu iterambere bakataje. Nta kuvuga ngo uyu murimo ni w'abagabo, uyu ni w'abagore. Oya, utabona igishoro kuko amabanki abasaba ingwate akenshi nyinshi abagore badashobora kubona. Urabona haba harimo ubusumbane mu bucukuzi, abagabo nibo benshi, abagore tukaba bakeya. Ariko ni bya bindi by'imyumvire, ni imyumvire iyo batarabizamo bumva ko ari imirimo ivunanye, ariko aho tumare gukangurira abagore nkatwe twamaze kugeramo twasanze ni imirimo yoroshye, ni imirimo buri wese yakora. Imibare y'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro Rwanda Polytechnic yerekana ko mu myaka 5 ishize abanyeshuri barangije muri iri shuri ari 12,170, aho abakobwa bari 23.3%, mu gihe muri uyu mwaka harimo kwiga bagera ku 12,208, aho abakobwa ari 25.8%. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura ibahirizwa y'uburinganire n'ubwuzuzanye Rose Rwabuhihi avuga ko kongerera ubumenyi abagore bikwiye kwihutirwa ko byagaragaye ko nabo bashoboye. Iyo abantu batagiye mu mashuri yigisha ibyo bintu, nanone bituma batagira ayo mahirwe yo kugira ngo babe bazamuka mu ntera y'uwo mwuga. Ubundi uwo mwuga bawigishije, uwo mwuga babafunguriye imiryango nabo bakawukora. Twebwe tumaze iminsi tubasura dukorana nabo, twabonye rwose babikora neza kandi babishoboye. Nubwo imibare y'abagore bakora imirimo badasanzwe bamenyerewemo ikiri hasi, bigaragara ko habayeho impinduka zikomeye mu kwitabira imirimo, bitanga icyizere ko mu myaka iri imbere imibare y'abagaragara muri bene iyi mirimo izakomeza kwiyongera, cyane ko hari gahunda nyinshi leta ibashyigikiramo.
Jean Claude Mutuyezu i Kigali.